umugabo wanjye arabikunda cyane. Arabikunda cyane. Arabikunda cyane kubera ko Yego. muri filme nabashije kuba nakina cyane yagaragaye no kuri televiziyo. Yego. Twari turi kumwe. Muri kumwe mukinana? Ari umugabo wanjye w'ubwe. Uri burya ni nyinshi. Kira ndi umumama. Ni ibintu nkunda cyane. Gusa ikintu gusa ushobora cyitwa gukina nsa nk'umuntu uvuga nabi. Icyo kintu nabonye n'abantu benshi barakinyangiye cyane. Nkuko bisanzwe rero kanangira nkwa ikaze kuri Bambariyoro nge ndisedu nkuko bisanzwe wowe uhisemo gukurikirana iki kiganiro reka mwifurize umugisha ku Mana niba warakoze subscribe rwose reka mushimire nawe niba utarayikora yikore nonaha dukomeze kugendana dushaka ibyiza. Murabizi rero ko akazi ka Bambariyoro ni ugushaka impano zigiye zihishe tukazishyira ahagaragara abanyarwanda mukicagurira. So uyu munsi rero nkuko mubibona kuri kamera za Bambariyoro hari umubyeyi mwiza cyane muramubona yambaye neza, sinzi niba cameraman arimo arabigaragaza fresh wanjye ariko ndizera ko ewana je kumuha ikaze muraza kumenyaho byinshi. Cyo nabibiraho ibanga nuko ni umukinnyi wa filme ubizi cyane muri buze kumenya filme yakinnye muze no kuzireba, then mwebwe akazi kanyu ni ukumuha amanota tukamusapotinga nawe akagera ku rwego rwiza nkuko bisanzwe. Muzika ariyo ntego yacu. So mama naguha ikaze kuri Bambariyoro. Murakoze cyane. Okay, ndagira ngo uze kwibohora uvuge cyane wibohore kabisa. Aha ni mu rugo. Watangira wibwira abanyarwanda n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Murakoze cyane. Ni amazina yanjye bisanzwe. Yego nayo wakinishije twatundi bita yakinnye. Ubu amazina yanjye mu bisanzwe ni Uwamariya Violette. Uwamariya Violette. Hanyuma twatuzina bajya bakwita mu mafilime kutu yakinnye. Twari twinshira. Udusirino n'utuzi. Hari Vanessa. Hari Benita. Kumva yanjye ntabwo ari ngombwa kuvuga. Reka mvugayo. Reka uvugayo urakoze cyane niba ari wisemo kuvuga reka tubikwimire. So Benita ugenda zo kwita izina ry'akazi. Nta kibazo. Hari icyo bitwaye niri ukunda ubundi mu mazina bako. Nkunda Vanessa. Well, reka nkwite Vanessa. Harya iry'ababyeyi ni Uwamariya Violette Vanessa urumva ko bijya no guhura cyane. Well, so ndaza kukubaza. Nk'umunyarwanda cyangwa umuntu ukurikiranye iki kiganiro cyangwa umuntu uwo ari we wese aramutse akusabye kumwisobanura mu magambo y'incamake akakubaza ati Vanessa ni muntu ki, Violette ni muntu ki, wamubwira mu magambo make nk'amagambo atanu wamwisobanura mu buryo burambuye? Vanessa mu bigaragara Violette nyizina ni mama abubatse afite umugabo n'abana batatu, umuhungu babiri umuhungu umwe n'abakobwa babiri. Byiza cyane. Ikindi nyine Vanessa nyine ni izina rya filime gusa tu. Ni izina rya filime. Ubwo bishatse kuvuga ko Vanessa ari n'umukinnyi wa filime. Ni umukinnyi wa filime. Umuntu akibyumva n'icyo yahita yumva. Well, so Vanessa ngenda tangira nkwibariza utubazo tw'amatsiko. Umuntu wubatse afite n'abana byiza cyane, then ukaba ukina filime. Ese umugabo umufasha cyangwa umutware abifata gute kuba ukina filime? Umugabo wanjye arabikunda cyane. Arabikunda cyane kubera ko muri filime nabashije kuba nakina cyane yagaragaye no kuri televiziyo. Twari turi kumwe. Muri kumwe mukinana? Ari umugabo wanjye w'ubwe. Urumva ko ibintu biba bitoroshye kwera. Ari mu buzima busanzwe ari umugabo wawe no muri filime ari umugabo? Yego. Uvuga ngo nawe ni umukinnyi wa filime? Ni umukinnyi wa filime. Ni ukuvuga ngo murasapotingana? Yego cyane, n'ubu yari kunserereza ambwira ngo uko numva ngo umamagare umwanya n'umuntu wagize ubwoba ngo bimeze bite. Ni ibintu byiza cyane umuntu atabasha gusobanura. Kubona urugo, abantu bagize umuryango
bashyigikirana sibyo bashyigikirana mu mpano icyo bita kariyeri hanyuma abana bo babifata gute kubona mama abyutse agiye kuri sete agiye gukina mbere yuko nkubaza za filime wakinnye ndashaka kumenya abana biyo ugiye gukina bigenda gute tuganirize duhe story y'ukuntu bimeze muri bro abana banjye rero yego umva ni nkubwira ngo ni abana bashaka ko namamara yego ubyumve rwose nkuko mbikubwira niba abana bashyigikira niba abana baba bari mu nko ku ishuri bakabwira abandi bana ati mama wacu ni umusitari mama wacu ni umusitari mama wacu ni umusitari ubwo rero ari ukuvuga ngo akavuga ati mujye kuri YouTube murebe mama muri Jack Story muramubona ndetse na papa nawe arimo ubwo mbese abana nabo bakishima cyane bakavuga ati mbese bose gusa barabibwira ndetse bakaza no kubasura mu rugo kugira bandebe bakure barebe koko wa mama babonye muri izo filime ari we binteye kwibaza iki kibazo byatangiye gute watangiye gute gukina filime byakujemo gute jewe rero buriya bwa mbere nabanje kujya nkunda ikinamico wakundagamo bandi bo tuganiriza udutere nakundaga bushombe na kankwanza bushombe na kwa nibo abantu bakundaga na kankwanza harya si bo bakina urunana nibo bakinaga urunana ariko bakina n'amatiyatire ngira ngo nawe si kimwe se ubwo ikinamico ntekereza ari imwe iba kuwa kabiri amakinamico jewe uko mbyumva numva ari aya ngaya bakina ku maradiyo mbese wabivugiye muri rusange muri rusange ubwo rero ni ukuvuga ngo yewe abo bakinnyi nibo banakundaga naho nanjye nkavuga nkifuza nkavuga gusa ngiye kugira ngo nzajye nanjye mu kinamico nanjye nyikina kuriya nabigeraho gute nkabona ntabwo nzabigeraho umuntu ushaka kugukorera aza yiteguye nubwo katarafatwa ariko nawe ugira kondisiyo muri make reka mworohereza babyita script kuri ukuntu umukina babyita script ni iyihe role ni izihe role wowe nkawe utakina cyangwa wakina role ntakina se role ntakina nishaka kuba yantesha nk'agaciro urugero ni ukuvuga ngo sinshobora gukina role nambaye ubusa umubyeyi ibindi nanone urumva role yo gukina wambaye ubusa ni role wenda yo gukina wenda simbivuga wenda wo gukina urindaya ntabwo wakina urindaya umuntu ufite poroje yabuzemo ahantu yakinisha indaya rwose ntazirirwa guhamagara ntabwo nayikina kuko n'umugabo wanjye ntabwo yanyemerera n'abana banjye kumbana ndi gukina gutyo mbona byambangamira ntabwo nabikora ariko izindi numva njye nazikina izindi ukumva wazikina numva nazikina cyakuza no gukina niba ntabikora hari ntabishobora ngira ngo niko ntekereza agiyeho wese mani niko umuntu yicara akavuga ati poroje yanjye yahagaze gutya ngomba gukenera umukaragita runaka urumva yewe kandi nkaba narabonye uri umuntu ukina ibintu bisa nkaho birimo kuki ugira umupaka wo kuvuga ngo ibi sinabikina ibi nabikina uzi impamvu se uri burya ni nyinshi gukina ndi umumama ni ibintu nkunda cyane gusa ikintu rwose ushobora cyitwa gukina nsa nk'umuntu uvuga nabi icyo kintu nabonye n'abantu benshi barakinyangiye cyane hari nk'ahantu wari bwajya bakakubwira ati rwose dore wa mama uvuga nabi nguyu ewe data we cyane ariko no kuri WhatsApp rwose yabo mfite bakanyandikira ntabwo nari nzi ko uteye ati kuko burya se kuko wamenya kuvuga kuri iyo urumva nabwo biriya ni akazi so utumye nibaza Vanessa wo muri filime na Violette wo mu buzima busanzwe abo bantu baje kubacagura baje kubatandukanya cyangwa babatandukanyiriza umuntu Violette mu buzima busanzwe ndi umumama ucisha make yewe utajya ugorana mu buzima bwose utajya uhohotera umuntu utajya ubwira n'umuntu nabi mu buzima bwanjye rwose sinzi kuvuga nabi sinzi kuba nahemukira umuntu kereka bibaye ngombwa bibaye ngombwa
bibaye ngombwa se buriya nkunda kwihangana ukunda kwihangana okay nkunda kwihangana rwose ntago muri make ntago sinkunda kubangamirana yego hanyuma Vanessa wo muri filme rero ubwo nyine no muri filme niba ari kuvuga nabi mva ndavuga nabi yego niba ari kuvuga neza ndabivuge buri kimwe cyose mbese numva nsabwa ngomba kugikora ndashaka kuza kumenya ni iyihe role wakinnye nawe wayireba na n'ubu ngubu ukaba wabwira umuntu umubwiye ati mbabara urebe iyi episode cyareba iyi role runaka mbona ukuvuga ngo role nakinnye yego niyo yo kubwira umwana nabi wanjye nibyariye mubwira nabi mubuza no kwiga wamuzizaga iki numvaga nyine jye ntashaka ko yiga nshaka amafaranga okay nashakaga amafaranga kandi ngashaka kuba ndi umugore mwiza kandi ukeye kabisa ni shida z'umugabo nta sinanubwo nazitagaho oya reka icyo nshaka ko nza n'amafaranga nikora ibyo shaka ntago ari we Violette ubu ngubu reka ntabwo akunda amafaranga reka ubwo amafaranga yaje ni ukuvuga ngo ayampaye ndayafata ayo yampaye yose muri make mu buzima bwose turimo tubasha kubwikoramo neza okay ubwo umuntu ushaka kumenya Violette uwo mu buzima busanzwe n'uyu twicaranye turi kuganira murabibona ni umumama utuje kabisa muganira akibora akakubwira ariko ugiye kureba Vanessa wo muri filme ushobora guhita uvuga ati umuntu ntabwo nanamuhamagara siko bimeze buriya okay so noneho ndashaka kumenya nabwira abanyarwanda babwiza ukuri sibyo ugera kuri set bwa mbere ndashaka uze kutubwira set yaguteye ubwoba ukavuga ati ahantu ntigera mu rugo ibintu ndabisobanurira umutware gute byaba byarigeze bibaho ukagera nko kuri set ugiye gukina ugasanga script yawe wenda sinzi niba umugabo yari aho hafi akayumva ariko mu mutima ukagira ukuntu bifata ukavuga ati abana banjye ntibabibona cyangwa se umutware ahantu numva naba narakinnye role nanjye nkumva intebwa ku buryo narikinnye boss wacu akishima nkavuga ntibirahoze cyane ni ukuvuga ngo naho nahagiye nsanga yego mu gipangu cyanjye umuzamu nasizeho nsanga yahagize roge yego noneho mbirebye cyane mubajije nkinjiramo gutya mpita nkubita n'umukobwa n'umusore bose basohoka yego uwo mpita ngira umujinya urushyi rwiza ndambada rumwashije ese uwo yararumukubise byanyabyo naramukubise byanyabyo gukina filime ari ukwiyemeza naramukubise ariko nararubanguye rwiza ndarubangura ndarumwasa yitura nka hariya bose bacaravuga aho hantu yaranshimye noneho ubwo jyewe nyuma anshimye ndavuga aranshimye ko nakoze buriya nakoze ishyano mpita mbona mvuze nti uyu mugabo nabona ibi bintu aravuga ko ibi bintu nabikuye atabizi cyangwa se n'abana babona nk'ubwise urushyi nk'urwo baribaza ngo iki ati ni mama tuzi nanjye byaranshanze haba hari umuntu wigeze abikubazaho bikagusaba kubisobanura barabimbajije ati ruriya rushyi wakubise uriya muntu koko buriya wabikoze ubishaka wabigambiriye cyangwa se bwari mu buryo bwo gukina ubwo kubita umuntu ushyi kuriya ni akazi urumva rero ko uri umuntu ushoboye ni nabyo nabwiraga abanyarwanda mbwira n'abantu bakina amafilime cyangwa abakinnyi bafite poroje za filime urumva ko narakubonye ngenda bibona mbona ko hari ukuntu byikora nta kuntu umuntu aba yafashe script ukabona no mu gukina asa n'umuntu wirogeye buryo na ba bantu bazitunganya bazeditinga utwo tuntu rwose ku muntu uzi kureba abantu bazi gukina ahita abibona ariko nabonye ari ibintu byikora kuri set kabisa umuntu ufite ubushobozi yakureba mugakorana so reka nkubaze niba ni abahe bantu ujya wifuza ukurikije reka tujye tunabivuga nabo tubahe support sibyo ni abahe bantu ujya wifuza ukavuga sinjye uzahabona nkinanye cyangwa mpuye n'uyu muntu ariko tukanakinana muri filime imwe abo bantu ukunda cyane urakoze cyane pe wumvajije ikintu rwose urakoze umva ngewe umuntu numva nakinana nawe sinjye wo kubeshya tukote twakinana
n'abamenya burya nawe ndamukunda. uvuze bwa mbere yitwa Tukote. Tukote n'indera Ntazi se. Muri ukina muri bamenya. Akina muri filme nyinshi cyane. Umusitari uzwi n'uruhinja ruramuzi. Tukote Tukote. uvuga nk'ikigande Ikigande burana ikigande cyane ikikongomani. Ni nk'igikongomani. Yakunda kuvuga igiswahili cyane. Tukote n'abamenya bari mu bantu kabisa n'abamenya bari mu bantu nakinana nabo kuko burya nkunda abantu nk'abara baba b'inararibonye iyo mukinana nayo bakwinjizamo neza kabisa. nabonyine imbwira nka batanu abo ni babiri buriya na Kanimba akina ari seriye. Kanimba Kanimba akina ari seriye. ukunda bamenya kabisa. Bamenya ndamukunda. bamenya rero niba rwose bamenya reka nkubwira babarira ntunyumvire ubusa sibyo. bamenya ndagufana cyane wenda ntiturahura ariko ndagufana cyane wumvise ko na Vanessa ndaza gupininga nimero ye hasi kabisa. ndaza gupininga nimero ye hasi nubona uburyo wareba iki kiganiro bari uzagira ikintu ukora umutumire mwahura kuri seti kuko ibi ni ibintu dusiga ariko iyo hari ikintu usigiye umuntu niba yavuze ngo ndagukunda nawe ukagerageza ntumujye kure biba ari byiza. bamenye icyo nshaka kuvuga baracyumva. bamenya rero ni umuntu ugira umutima ntazi ukuntu umeze umutima w'impuhwe sibyo. umutima wo gufasha nagiye ndeba ibikorwa bye ntarambona ariko ngewe turahura gute turahura. so ndabizi ko niba ari burebe iki kiganiro uzambwira. ni umuntu bidasaba ko uhatiriza sibyo. ari burebe ibintu ukora niba ushoboye uzabona bamenye rwose mubonanye ndabyizeye. kandi abahanga nka bariya ni byiza kubigiraho nanone. Ni byiza cyane kandi bamenya ikintu cyabamenya burya yaca bugufi. warabibona yaca bugufi cyane ko umuntu abamenya n'ahantu ageze n'ahantu ari akaba agikubitirwa hasi. Ikigakura icyo ashaka arakizi. N'ibyo akina abazi ibyo ari byo kabisa. icyo kibazo ni icyo najya mbaze unagisubije neza kabisa. filime bamenya ni filime nziza n'umuntu utarayireba n'umuntu utanakunda filime nyarwanda mushishikarije kureba bamenya azahita yikunda filime nyarwanda sibyo. nta kazi yampaye ngo mbimukorere mwamamarize ariko kozi ko nganiriye n'umuntu umukunda reka mbikore nanjye. njyewe nta nubwo ari ngombwa kumbwira ngo ngwino dukorane uko sibyo. iyo ufite umutima nyine wo gufasha nanjye ibintu byamba numva byabafofi. kandi bamenya ari no mu babosi beza buriya niyo makuru nafashe n'umukorano uzambwira sibyo. okay tugana ku musozo rero nkubaze ibibazo bibiri bigana ku musozo. icya mbere Vanessa wiyumva gute uramutse ukinanye na bamwe wabyumva gute cyangwa ugiye muri project? nakwishima cyane pe kandi nkakora akazi neza. icya kabiri ni uwuhe muntu muri filime nyarwanda sibyo ubona ukavuga ati wa umuntu ntitwakirana uko byagenda kose numva kumuvuga hano byaba atari neza ariko arahari arahari rwose numva ntamuvuga. okay nta kibazo ubwo turagisimbutse. so mbere y'uko wenda nsoza ikiganiro hari ijambo waba wumva ushaka kuvuga nakunigana ijambo nawe ashaka kuvuga nko kubwira mbese nk'abanyarwanda bose bakunda filime nyarwanda ni ukugira ngo mbese bakomeze badushyigikire kandi batwiteho pe. kuko ibyo dukina nabyo ni byiza ni inyigisho tuba dutanga numva badukurikirana ntacyo bitwaye rwose iyo nkunga agenda yibasabye kandi bakomeze barebe. ese ugira platform icyo imbuga nkoranyambaga umuntu ugushaka yakubona? WhatsApp gusa. WhatsApp. so iremewe buriya ko wavuganye na
cyangwa twaza kwitinda mu kiganiro hari icyo bitwaze buriya yivuge nabamenya ndabizi ari buze kuguhamagara azasanga yanamuhamagaye we akayimenyera okay so ngaho babwire nimero yawe umuntu wareba iki kiganiro afite proje rwose mujye mugerageza izi mpano nizikaza hano ngo birangirira aha namwe mujye mudutera ingabo mu bitugu mubafate. Nomero yanjye ni 0788 well so ngira ngo birumvikanye nimero yawe niyo umuntu wagushaka rwose yaguhamagara ukagira ukuntu mukorana sibyo kandi ndizera ko tuzongera guhura umumbwira iyindi nkuru byashimisha cyane okay reka tubyizere tunabiragiza Imana ndizera ko ishobora byose ntabwo ibi byaba amasigara cy'ikaro sibyo n'abanyarwanda kandi barajijutse bazi kureba ibintu biri ibintu by'ukuri sibyo n'ibintu bitari iby'ukuri sibyo bazi gucagura so uwagushimira ko witabira ubutumire bwa Bambariyoro nakoze cyane okay so reka nshimire umuntu wese wahisemo kureba iki kiganiro aho uri mu mpande zitandukanye z'igihugu n'abari hanze yacu bakubomba ikinyarwanda ndetse nawe ukunda u Rwanda mubwira ngo twebwe turakomeje kukuzanira ibyiza n'impano zigiye zitandukanye. Uyu nabazaniye mwamubonye ni umukinnyi wa filime ushoboye iyo mvuze ngo umuntu arashoboye ni ukuri sinshobora kwicaza umuntu hano kuri izi kamera adashoboye iyo mvuze ngo umuntu arashoboye abashoboye rero reka nkushimire nkubwire ngo niba wibutse gukora mujye munasharinga iyi video kugira ngo n'undi muntu wese ushobora kuba atarebye ikiganiro wenda umugisha wakunyuraho ukagera ahantu ugeza Vanessa umugisha wakunyuraho ukagera ahantu ugeza umuntu runaka waje hano ibyo Imana yazabiguhera umugisha. Ngiye ku bwanjye mba numva nta nyungu ndende nteze ku muntu ahubwo icyiza ari ukuzamubona yaka nawe ari ku bantu tuvuga nk'uko avuga ngo nkunda bamenya harya na tukot ndamukunda okay nawe tukabumva hari umuntu uzasona avuga gutyo cyo iyo twakomeje kubana muri iki kiganiro ni sedo nk'ibisanzwe iyi ni Bambariyoro kora share comment na subscribe then dukomeze kuguha ibyiza nakubwira ngo hasta la vista.